Iteka iyo yabaga azi ikibazo bigiye kurangira, ahubwo byabaga ari cyo gihe cyiza cya nyacyo kuri we kugira ngo bitangire. Kuko n'igihe yatekerezaga ko mu rukundo ariho honyine azagirira umugisha, akabona uzamukunda akamwibagiza byose, akamutonesha, akamutetesha, akamuremera umunezero atigeze abona mu buzima, siko byagenze. Amelia ku mugoroba umwe gusa yamaranye na Derek barimo baganira yishimye cyane, ibintu yari amaze igihe kinini cyane yifuza, yumvaga ameze nk'urimo kurota, nyamara byamukururiye ibibazo bikomeye cyane. Za nzozi zose yahoraga arota nuko zirayoyoka, zigenda buhere nka nyomberi. Nuko ahari hose agahora yibaza ati, ese nanjye Mana uzashyira unyibuke, nezerwe nk'abandi, nishime nshira agahinda, cyangwa se njyewe naremewe kugorwa, nkomeze ntege amaboko nitegure kwakira uyu mubabaro n'agahinda no kurenganywa bidahwema kunsimburanaho. Nkwifurije kugubwa neza aho uherereye hose, kandi nguhaye ikaze hano kuri Inema TV. Ndabizi hashize igihe tudaherukana, urukumbuzi ni rwose. Ese muraho neza? Muri amahoro? Reka nizere ko mumeze neza. Naje kandi nabazaniye ibyiza, nabazaniye inkuru nyinshi cyane zitandukanye. Ubu rero iyo ngiye kubaha ni inkuru nziza cyane y'urukundo yitwa Amelia, umwana w'umukobwa wanyuze muri byinshi bitari byoroshye. Reka rero nkurarikire kubana nanjye kugeza iyi nkuru irangiye, ndabizi kuri buze kuryoherwa kandi iri bugusigire byinshi. Nagutindiye rero reka twitangirire inkuru yacu. Nk'uko nabikubwiye tugitangira iyi nkuru yacu, tuyitangiranye n'umukobwa witwa Amelia. Yari akiri muto, yigaga mu mashuri yisumbuye ariko yendaga kuyarangiza kuko yarageze mu mwaka wa nyuma. Amelia ariko yarabayeho ubuzima bw'irungu, yahoraga yigunze ameze nk'uri mu isi ya wenyine, kandi yangaga ubuzima bwe cyane kuko nta muntu n'umwe wamwubahaga cyangwa se ngo amwereke urukundo, kubera imyitwarire mibi y'ababyeyi be n'ukuntu ababyeyi be bafatwaga mu gace bari batuyemo. Iwabo wa Amelia buri gihe hahoraga induru, ababyeyi biteka buri joro babaga barimo kurwana, babaga basinze, kandi ntibyari ugusinda gusa kuko byavugaga yuko banakoresha ibiyobyabwenge. Mbese byahoraga ari intambara hagati y'ababyeyi be kuko bahoraga barimo kurwana. Papa wa Amelia iyo yabaga yabuze amafaranga yo kunywera, ntiyatinyaga no gufata muri bimwe mu bikoresho byo mu rugo nuko akabigurisha kugira ngo yibonere amafaranga. Umugore we yabimenya, intambara zigatangira, nuko imirwano ikubura. Mbese mu rugo iwabo buri gihe ntihaburaga akantu gatoya kazamura intonganya. Amelia nubwo yigaga ataha, ariko igihe cye kinini yakundaga kukimarira ku ishuri kugira ngo ahunge izo ntambara zo mu rugo iwabo. Buri joro yasengaga Imana ngo ihe ababyeyi be guhinduka nibura nawe umunsi umwe azabone mu rugo iwabo hari amahoro, kuko nawe akenshi yarakubitwaga. Ni kenshi ababyeyi be barwanaga nuko akabivangamo akajya kubakiza, nuko rimwe na rimwe akisanga nawe yakubiswa atazi n'ukuntu bigenze. Mu by'ukuri yumvaga kuba mu rugo iwabo ari ibyambuza uko ngira. Ni kenshi yashakaga kuva iwabo ngo yigendere, ariko akabona nta handi hantu yajya, nuko akihangana agakomeza kubaho ababaye gutyo, ariko agakomeza no kujya asenga Imana ngo nibura umunsi umwe ibyo byose bizarangire. Imibereho nk'iyo rero n'imyitwarire mibi y'ababyeyi be yamugizeho n'ingaruka ku ishuri. Abana benshi bamuzi baramuhungaga bakanamutinya. Amelia nawe agakora uburyo bwose bushoboka ku buryo nyine utazi imibereho atazigera anayimenya, kuko yumvaga abantu bose nibamumenya bakamenya ibye ari buzahinduka ikiganiro muri bagenzi be, nuko akumva byamutera ipfunwe. Byatangiye rero kumutera ikibazo, nuko atangira kujya yigunga cyane, ntaganire n'abandi cyangwa se ngo bakine. Ibyo byabaga ari amasomo gusa, ntibashoboraga kumubona asamara cyangwa se ngo aganire n'abandi. Cyakoze yagiraga inshuti ye magara yitwaga Jennifer. Bose bahujwe no kwigunga. Jennifer yavukaga mu muryango w'abakire cyane, ariko kubera imiterere y'akazi k'ababyeyi be ni nk'aho atigeze babona ngo bamwereke urukundo. Ababyeyi be ntako batagize ngo bamuhe ibyo akeneye byose, ariko nta rukundo na ruke rwabo yari azi, kuko ntago bajyaga bamubonera umwanya.
Jennifer yigeze guhohoterwa akiri mutoya nuko atangira kubaho yigunze, ababyeyi be bakagira ngo ni ukwitonda, bakagira ngo niko umwana wabo yitereye, ntibamubonere umwanya ngo bamuganirize. Nuko umwana aragenda akurana ihungabana muri we, ariko nta muntu n'umwe mu rugo iwabo wari ubizi. Umuntu yari yarashoboye kubiganiriza wenyine ni Amelia. Jennifer na Amelia rero baragiye baba inshuti ku rwego rwo hejuru, kuko baganiraga ibibazo byabo byose bakumva bararuhutse. Ku ishuri rero kubera uko kuntu abo bakobwa bombi batajyaga bavuga, bari bazwi nk'abakobwa nyine bari shy, babitaga abakobwa b'ibijumba nyine batajya bavuga ngo baganire n'abandi bana. Amelia na Jennifer bendaga kumera kimwe, ariko aho bari batandukaniye nuko Jennifer yagiraga amahane cyane, akanavugira hejuru cyane cyane iyo habaga hari umuntu uvuze nabi Amelia. Amelia we rero yari umukobwa mwiza cyane, ntibwari bwa bwiza umuntu ahita abona by'ako kanya, ariko nk'iyo umuntu yamurebaga akamwitegereza yabonaga ari umukobwa mwiza cyane, gusa nyine wifitiye ubukene n'ibibazo. Mu kigo aho bigaga iyo babazaga umukobwa mwiza bahitaga bakubwira umukobwa witwaga Amanda. Abandi bake bazi Amelia bakavuga bati nyamara hari umukobwa mwiza muri iki kigo witwa Amelia, nuko abenshi mutamuzi. Byabaga ari impaka ku bazi Amanda bakamenya na Amelia bati Amanda sina mwiza cyane, nuko ari umwana wo mu bakire kandi uzi no kwiyitaho. Amelia nawe abaye avuka mu muryango nk'uwo Amanda avukamo, yaba ari mwiza cyane rwose, nta nubwo twakongera kumugereranya na Amanda. Abenshi bavugaga gutyo kubera ko babonaga Amelia nyine yifitiye ubwiza karemano. Ntibwari bwa bwiza rwose busaba kubanza gushakisha no kwitera ibirungo. Amanda uwo bavugaga koko yari umukobwa wavukaga mu bakire cyane. Papa we yari umwe mu bafite imyanya yo hejuru muri guverinoma. Amanda yari umutoni kuri se, yari inshuti magara ya se, yamukundaga bihebuje, baganiraga byose, nta kintu na kimwe yajyaga amuhisha. Papa we yari se akaba na nyina byose icyarimwe. Ababyeyi ba Amanda barakundanaga cyane ku rwego rwo hejuru, ariko icuraburindi byaje gutaha umutima wa papa we ubwo mama we yitabaga Imana. Byari ibyishimo mu muryango wabo ubwo bari biteze ko mama we agiye kwibaruka, nuko bakakira umwana agiye kubyara, ariko aho kwakira iyo nkuru nziza bakiriye inkuru mbi y'inshamugongo y'urupfu rwa mama Amanda, kuko yapfuye arimo kumubyara. Gusa umwana yabyaye we yavutse ari mwiza nta n'ikibazo yigeze agira. Umwana wavutse muri icyo gihe nyine yari Amanda. Byari agahinda gakomeye cyane kuko papa Amanda ntago yumvishaga ukuntu umugore we yakundaga amubuze by'ako kanya nibura atanarwaye ngo amurwaze. Byari agahinda muri uwo muryango. Ibyo byose ariko bimaze kurangira, urukundo yakundaga umugore we yarukunze umukobwa we. Yumvaga agomba kumuha urukundo ruhebuje kugira ngo umwana we atazigera atekereza na rimwe ko yaje kuba ikibazo mu muryango, ko ari we wabaye intandaro yo kugira ngo mama we yitabe Imana. Papa we yumvaga kumuha urukundo ku buryo atazigera abona umwanya na mutoya wo kwitekerezaho ngo atekereze ko yazanye akaga gakomeye muri uwo muryango, nuko agatuma mama we yitaba Imana. Papa we rero ntako atagize, yakundaga umukobwa we mu buryo bugaragarira buri wese. Yaramubwiraga ati ntihazagire ikintu na kimwe umburana mwana wanjye, nta kintu na kimwe ntazagukorera. Nuko Amanda nawe kuko aragenda aradamarara, ariko nawe nyine arabigendera cyane arakabya, kuko byamuteraga kumva ko arenzeho abantu bose. Yarirataga cyane ku rwego rwo hejuru. Papa we yari yaramugize nk'akamana. Amanda yumvaga nta muntu n'umwe umuri hejuru, yumvaga abantu bose abasumba, mbese nyine yumvaga ku isi nta muntu n'umwe umuruta. No ku ishuri rero nuko yari ameze, yumvaga nta muntu n'umwe umurenze. Yarirataga cyane ku buryo bukabije, abanyeshuri benshi baramwangaga. Yanyuraga ahantu bati dore wa mukobwa w'umwirasi. Abo bakobwa rero bose uko ari batatu, Amelia, Jennifer na Amanda, bose bigaga ku kigo kimwe, yewe bari no mu mwaka wa nyuma. Gusa ntago bigaga mu ishuri rimwe na Amanda. Bo bigaga ukwabo muri section yabo, Amanda nawe yiga muri indi shuri. Ku kigo aho bigaga ntago bigaga ari abakobwa gusa, higaga n'abanyeshuri b'abahungu. Mu banyeshuri b'abahungu bahigaga hari umwana w'umuhungu witwaga Derek. Yari umuhungu mwiza cyane, abakobwa benshi baramukundaga.
Amelia rero nawe yaje kumukunda, nuko akajya asenga Imana ngo nibura umunsi umwe izamuha abashe kuvugana na Derek byonyine. Amelia nk'uko ntacyo yajyaga ahisha Jennifer, yaje no kumuganiriza ukuntu yumva akunda Derek cyane. Nuko Jennifer aramubwira ati rekeraho guta umwanya wawe, wowe n'ubundi ndabizi wibera mu makayi no mu bitabo, ntabwo ujya umenya ibibera muri iki kigo. Derek uwo nguwo uri kuvuga ko ukunda akundana na wa mukobwa wo mu bakire witwa Amanda. Nuko Amelia akimara kumva iyo nkuru arababara cyane, ababazwa n'ukuntu Derek ari umuhungu mwiza wiyoroshya, akaba akundana n'uwo mukobwa witwa Amanda abantu bose bari bazi ko ari umwirasi. Nuko Jennifer aramubwira ati ihangane nyine nta kindi wabikoraho. Amelia byakomeje kumubabaza, nuko abwira Jennifer ati nubwo bimeze bityo nta kintu na kimwe nakora cyatuma nikuramo Derek ngo ndeke gukomeza kumutekereza. Ibyo menye yuko akundana na Amanda ntibigiye gutuma ndeka n'ubundi kumutekereza, nta kintu na kimwe bigiye guhindura. Na n'ubu ndacyifuza ko umunsi umwe nibura nazabasha kumusuhuza byibuze. Nubwo mu kigo amagambo yari atangiye kuba menshi ko Amanda na Derek bakundana, ariko ntago ariko byari bimeze. Gusa Amanda yari amaze iminsi asanga Derek aho yibereye akamubwira ko amukunda. Nyine Amanda yumvaga ko Derek agomba kumukunda uko byaba bimeze kose, kuko yari yaramenyereye ko nta kintu ajya ashaka mu buzima ngo akibure. Derek ariko yabonye bitangiye kumubangamira kumva abantu bose mu kigo bavuga ngo akundana na Amanda kandi atari ko bimeze. Nuko yicaza Amanda aramubwira ati Amanda, urabizi ko nakubwiye ko njyewe ntagukunda, rero sigaho kunyomeka aho ndi hose. Sinshaka ko abantu bose bakomeza kuvuga ko dukundana kandi atari ko bimeze. Rekeraho umunsi umwe utazatuma nkusebereza mu ruhame imbere y'abantu bose bikakubabaza. Amanda yumvise ayo magambo Derek amubwiye arababara cyane, kuko yari yarishyizemo ko bagomba gukundana uko byamera kose. Amanda uwo mugoroba yarababaye cyane, yatashye agahinda ari kose, nuko ageze muhira yifungirana mu cyumba cyatangira kurira. Papa w'uwo mugoroba yaratashye nk'ibisanzwe, kubera ukuntu yakundaga umukobwa we nta kindi kintu yajyaga akora atabanje kumusuhuza ngo anarebe ko ameze neza. Yaramubuze aho yakundaga kumusanga yicaye arimo gusubiramo amasomo ye, nuko ajya kumureba ku cyumba cye. Akihagera yumvise umwana we arimo kurira, ubwoba buramwica ati Amanda, fungura vuba umbwire icyo wabaye. Amanda yumvise ari papa we, nuko arafungura, ariko ariyumanganya kuko yumvaga adashaka kubwira se ibyamubayeho, yumvaga bimuteye isoni kumubwira ko yatewe indobo. Ise yakomeje kumwinginga. Amanda yibuka ukuntu ari inshuti na se, ko bumvikanye ko nta kintu na kimwe bazajya bahishanya, n'ukuntu yamubwiye ngo niyo haba ari mu buzima bwe bw'urukundo ntakamuhisha ajya amubwira. Nuko Amanda ahita amubwira ibyamubayeho byose ati papa, umuhungu nakunze n'umutima wanjye wose yambwiye ko atankunda. Nuko Amanda ahita yongera araturika ararira. Ise yarabyumvise arababara cyane, ntiyumvaga ukuntu hari umuntu wamubabariza umwana. Nuko aramubwira ati humura ibyo ndaza kubyitaho, uwo muhungu ninde, ni mwene nde? Amanda yamubwiye amazina ariko ay'ababyeyi be ntago yari ayazi. Ise aramubwira ati none se nawe yiga kuri kiriya kigo wigaho? Nuko Amanda aramubwira ati yego. Nuko Ise arangije ahita amubwira ati ibyo ngibyo birahagije. Amanda yabonye ukuntu Ise ahindutse mu maso ati papa, Derek ugiye kumukorera iki? Ndakwinginze ntumuhemukire cyangwa se ngo umubabaze, kuko nababara birenze. Papa Amanda yahise amubwira ati humura, ntago nababaza umuntu ukunda, ahubwo ngiye gutuma nawe agukunda. Nuko Amanda ahita amwenyura ati koko papa wabikora? Papa Amanda arihagurukira ati nagusezeranyije ko ikintu cyose ukunda ugomba kukibona, no ku bantu rero nuko bigomba kugenda. Umuntu wese ukunda ntagomba kukujya kure. Amanda yarishimye, yumvise ko nibura papa we agiye kumufasha, nuko we na Derek bagakundana. Ubwo kandi ni nako amashuri yisumbuye bendaga kuyasoza. Muri iyo minsi mu kigo byari bishyushye ku banyeshuri bari mu mwaka wa nyuma, bari gutegura picnic y'akataraboneka. Byari mu gihembwe mo hagati, ntago bashakaga kubishyira ku mpera kuko batekerezaga ko muri icyo gihe abanyeshuri bazaba bari bize barimo kwitegura ikizamini gisoza. Umunsi wa picnic rero warashyize uragera,
bagombaga kuyikorera ahantu kure cyane mu ntara. Yari amashuri 4 yose yari mu mwaka wa 6 nk'uko section zari aho ngaho mu kigo zarenye. Imodoka zagombaga kubatwara zarahageze, ariko Amelia we wabonaga ibyo kwinjira bitamureba. Bagenzi be batangiye kwinjira bashishikaye bishimye cyane kuko ni ibintu bari bamaze igihe kinini bategereje, ariko Amelia we rwose wabonaga nta kintu na kimwe bimubwiye. Nuko Jennifer aramubwira ati, kutinjira nshuti yanjye, habaye iki ko mbona wowe kwinjira nta kintu na kimwe bikubwiye? Amelia abanza guceceka, ariko ageze aha aramubwira ati, turaba twinjira. Jennifer ati, ryari se kubona imodoka ya mbere imaze kuzura, twebwe turagenda ryari? Amelia yakomeje guceceka, ariko nk'uko nta kintu yajyaga ahisha mucuti we Jennifer, nuko ahita amubwira ati, erega ntegereje kureba imodoka Derek ari bwinjiremo, akaba ariyo natwe turi bujyemo. Ubu ndimo ndacunga abantu bose ko binjira, ariko we sindamubona. Niyinjira natwe turahita twinjira. Kandi ikinshimishije cyane nuko wa mukobwa wambwiye bakundana witwa Amanda we namubonye yinjira mu yindi modoka. Jennifer yamaze kumva amagambo ya Amelia kwifata biranga, nuko araseka cyane aratembagara, atuzi ko bya bintu biri seriye. Sha ngwino twinjire ureke ibyo bintu. Wowe ubu ngubu amaso yenda kukuvamo ngo uritegereza Derek n'imodoka ari bwinjiremo, nyamara we buriya nta nubwo akuzi, nta nubwo akwitayeho rwose. Ibyo bintu bireke. Ubwo koko uba ubona utari mu guta igihe cyawe, rwose reka nkusabuze tugende. Niba koko Imana yarashimye ko wowe na Derek muzamenyana wenda mukanakundana, uzajya kubona ubone birabaye utanabigizemo uruhare. Ibyo Jennifer yabivugaga arimo gukurura akaboko Amelia ngo bagende, nuko Amelia aramwumvira, binjira muri bisi baragenda, ariko agahinda ari kose. Urugendo rwari rurerure kuko bagombaga kujya ahantu kure cyane, ariko bageze aho barahagera. Ahantu bagombaga gukorera picnic hari ahantu ku mazi, ariko hafi aho hari n'inganda n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye, kuko nubwo byari picnic ariko bagombaga no kugira ibyo bahigira. Bari bajyanye n'abarimu batandukanye, abiga geography baguma aho ngaho ku mazi, abiga science bajya aho ngaho ku nganda. Mbese buri section yose bitewe n'icyo bakeneye kwiga bari babageneye ahantu bari bujye, kuko byari ibintu bimaze igihe kinini bitegurwa. Ibyo kwiga rero birangiye, hakurikiyeho umwanya wo gusabana no gusangira. Aboga baroga, abifotoza barifotoza, mbese nyine buri wese yishimye uko abishaka. Bashidutse babona amasaha yo gusubira ku ishuri ageze, ariko mu by'ukuri nta n'umwe wabishakaga. Byari byiza cyane, babonaga kwibera ahantu nk'aho ngaho ntako bisa, bumvaga badashaka rwose gutaha. Ariko nyine bwari butangiye kwira, kandi aho bajyaga hari kure cyane. Batangiye rero kwinjira mu modoka ngo basubire ku ishuri. Amelia na Jennifer n'abandi benshi nuko barinjira, gusa kubera urusaku n'ibyishimo ntibabonaga ko n'imodoka bari binjiyemo yendaga kuzura. Jennifer akimara kwicara babona bisi bari barimo iruzuye, abandi babona ko nta kundi bari buhite bajya mu yindi modoka ikurikiyeho. Jennifer yashatse guhaguruka ngo akurikire Amelia bagendane mu yindi bisi, ariko umwarimu wari ushinzwe abanyeshuri bagendeye muri iyo bisi nuko arabyanga, nuko aramubwira ngo we nakomeze yicare, hanyuma Amelia na bagenzi be bagihagaze baribo bajya mu yindi modoka. Ntiwakumva agahinda icyo gihe Amelia yari afite. Yasohotse ababaye cyane ko atandukanye na mucuti we Jennifer. Yibazaga indi bisi agiye kujyamo ukuntu ari bubigenze, dore ko Jennifer ari we muntu wenyine yabashaga kwisanzuraho. Bisi yindi yari ikurikiyeho rero niyo Amelia yahise yinjiramo, nuko aragenda yicarira ku mwanya w'inyuma. Abandi batangiye kwinjira muri iyo bisi, ariko yinjiragamo abanyeshuri wabonaga ari abashapu cyane. Usibye ko Amelia we yari yinjiye mbere akiyicarira mu mwanya w'inyuma, nta muntu n'umwe wari wamubonye, ariko abandi bose iyo binjiraga bakomaga mu mashyi kubera ukuntu nyine hari harimo hinjiramo abantu bose b'abashapu mu kigo batera story cyane, umuntu wese yakifuza kugendana nabo.
Byabaye akarusho rero ubwo hari umunyeshuri umwe winjiraga bose bagahaguruka bagakoma mu mashyi bakavuza induru. Amelia amatsiko aramwica yumva ashatse kureba uwo muntu winjiye, nuko bisi yose ikavuza induru, nuko yeguye umutwe koko abona uwo muntu ni Derek. Yariruhukije nuko aramwenyura mu mutima ashima Imana ati nibura Mana utumye tugendana muri bisi imwe. Hashize akanya bisi iruzura nuko nayo irafunga. Derek yari yicayemo hagati naho Amelia yicaye inyuma. Mu by'ukuri nta hantu bari buhurire, ariko Amelia amatwi yabaga yayabanguye yumva ikiganiro kiri hagati ya Derek na bagenzi be. Derek yakundaga kuganira cyane no gusetsa. Amelia rero yumvaga byonyine kumva aho Derek avuga bimushimishije cyane. Bisi zose zimaze kuzura, abanyeshuri bose bamaze kwicara, zatangiye guhaguruka zitangira kugenda. Iyo Amelia na Derek bari bicayemo niyo yahagurutse bwa nyuma. Yari bisi ishyushye cyane ku buryo buri munyeshuri wese yavuga ati kutagenda muri iriya bisi nahombye. Amelia ubusanzwe yangaga urusaku, ariko kuko Derek yari ari muri iyo bisi yumvaga ntako bisa rwose. Yumvaga nta kintu na kimwe bimubwiye bitanamubangamiye habe na gatoya, ahubwo yumvaga afite ibyishimo bidasanzwe. Baragiye bageze mu nzira ariko bisi yabo itangira kugira ibibazo. Shoferi akomeza guhatiriza, agenda gake gakeya, izindi modoka zirabasiga zigera kure cyane. Byageze aho bisi iribana burundu. Ba banyeshuri bose bari bari kumwe na Amelia b'abanyakavuyo nuko batangira gusakuza bati muvemo tuyisunike turebe ko yagenda. Bose barasohotse. Amelia we yigumiramo yiyicariye. Hashize umwanya munini baparitse aho ngaho. Imodoka zindi zari zagiye zageze kure cyane, ntibyari bunakunde ko wenda zagaruka ngo zitangire kugabagabana abo banyeshuri kugira ngo zibageze ku ishuri. Ubuyobozi bw'ikigo bwabasabye kwihanganaho gatoya kugira ngo baboherereze indi modoka iri buze kuza kubafata. Aho hantu bari bageze hari mu ishyamba. Abanyeshuri batangiye gufata telefone ya shoferi n'iya mwarimu nuko batangira kwifotoza, nuko abandi bahishura izo bahishe bagendanaga batangira kwifotoza kugira ngo batarambirwa. Byabaye aho hashira umwanya munini rwose bategereje imodoka kuko bwari butangiye no kwira. Derek yakomeje guhagarara ariko ageze aho nawe yumva atangiye kurambirwa, yumva n'ibitotsi bitangiye kumwica kuko ijoro ryari ryahise atari yabashije gusinzira. Ikipe yafanaga yari yakinnye mu masaha akuze y'ijoro kandi iyo match ntiyagombaga kumucika. Yari yarayiri yirebera umupira ijoro ryose. Yumvise rero ibitotsi bitangiye kumuganza nuko yigira inama yo kwinjira mu modoka akaba yiryamiye. Yumvaga nibura indi modoka iri buze kuhagera asinziyeho gatoya. Amelia nawe ubwo niko akicariye hahandi inyuma yubitse umutwe ku ntebe arimo arimajina aramutse avugana na Derek ukuntu byaba bimeze. Derek nawe niko ari kwinjira mu modoka arimo ashaka ahantu heza yaryama, nuko atangira gutekereza ku ntebe z'inyuma kuko yumvaga ariho hantu hashobora kuba heza kuri we. Nuko arakomeza aragenda, ageze ku ntebe y'inyuma ariko atungurwa no gusanga umuntu mu modoka kandi yari azi ko abandi bose bari hanze. Nuko ahita yikanga cyane aranamusuhuza aramubwira ati bite uzi ko nkanze, sinari nzi ko hari umuntu wasigaye muri iyi bisi. Amelia yubuye amaso nuko aramwenyura abonye ari Derek ati umbabarire niba nkukanze Derek, nari ntangiye gusinzira winjiye ntakureba. Derek yumvise Amelia yamusuhuje amuvuze no mu izina nuko biramushimisha cyane, ahita amwicara iruhande ati ese burya urananzi, biranshimishije cyane kumva umvuze mu izina. Ikibazo rero nuko njyewe ntakuzi, ese wanyibwira? Nuko Amelia ahita amubwira ati njyewe nitwa Mary. Derek ahita avuga ati wow, burya ufite n'izina ryiza, gusa ushobora kuba udakunda kuvuga kuko nakabaye nkuzi, ariko iryo zina ryo ndumva atari ubwa mbere ndyumvise kuko inshuti zanjye negeze kumva zikuvuga. Amelia yabyumvise arababara cyane ahita aceceka kuko yatekerezaga ko bamuvugaga kubera nyine imyitwarire mibi y'ababyeyi be. Nuko acecetse Derek aramubaza ati uzi ko utagira amatsiko, kutambajije icyo bakuvugaga?
Amelia akomeza kwanga kuvuga kuko yumvaga nta kindi kintu abantu bajya bamuvuga usibye yuko ababyeyi be babiciye muri karitsiye batuyemo, iwabo hahora intambara n'induru, mbese yumvaga ari ibyo ngibyo abantu baba bamuvuga nta kindi. Nuko Derek abonye Amelia yakomeje guceceka ahita amubwira ati reka njyewe nkwibwirira ibyo bambwiye kandi nanjye nabonye ari byo. Bambwiye ko hari umukobwa mwiza cyane mu kigo witwa Amelia kandi nanjye rwose nabyiboneye kandi nyine nishimiye kuba amenyanye nawe. Nuko Amelia byumvise biramurenga aramwenyura ati wabona hari undi Amelia twitiranwa akaba atari njyewe bavugaga. Derek nawe ahita amwenyura aramubwira ati niba nahari akaba nawe ari mwiza ubwo ba Amelia bose ni beza. Derek na Amelia batangiye kuganira gutyo, baganiriye byinshi. Derek wari uje mu modoka aje kuryama byarangiriye aho ngaho. Nuko muri uko kuganira Derek abaza Amelia ati none se wowe ko numvise unzi gute? Nuko Amelia ahita amusubiza ati ubu hari umuntu ko kutakuzi muri kiriya kigo kubera uri umukinnyi, ikindi couple yawe na Amanda nayo irazwi cyane. Derek abyumvise arababara ati Amanda ntabwo dukundana habe na gatoya. Nuko abantu babona tuvugana bakabitekereza. Amelia yabyumvise arishima yenda no kuguruka kuko yumvaga Derek yakunze adakundana na Amanda nk'uko yabitekerezaga. Baganiriye byinshi muri ako kanya. Nuko Derek aramubwira ati basi reka nkwisabira ikintu kimwe, ntuzajya unshaho uzajya unsuhuza. Imodoka yindi yagombaga kubafata yarahageze, abandi bose barinjira, ariko kubera ukuntu Derek na Amelia bari baryohewe n'ikiganiro ntibigeze banabimenya, bakomeje kwiganirira. Abandi bose bakimara kwinjira babonye mu modoka hari imyanya ibiri, nuko batangira kubazanya bati ni bande ariko barimo kubura. Bagenzi ba Derek bahise bavuga bati ariko Derek ari hehe? Amelia we muri iyo bisi nta muntu n'umwe biganaga mu ishuri rimwe, kutamwibuka rwose byarashobokaga cyane, ariko mugenzi we bari bicaranye inyuma ahise avuga ati hari umukobwa twahoze twicaranye, nawe ndabona ashobora kuba atari muri iyi bisi. Byatangiye kubabera urujijo, batangira gutekereza bati ese aba bana bagiye he? Byabaye ibibazo bikomeye. Umwarimu wari ushinzwe abanyeshuri bari muri iyo modoka atangira guhangayika cyane ati ubu ndavuga iki koko? Ndavuga ko aba bana nababuze gute? Ubu se ndavuga ko byagenze bite ko nari ndi hehe? Ubu se ndavuga ko nari nshinzwe iki? Yarahangayitse bikomeye, nuko atangira gushakisha ahantu hose, n'abanyeshuri bose bava mu modoka, nuko batangira gushakisha muri rya shyamba. Babonye bakomeje kubabura, nuko mwarimu arababwira ati mwese nimusubire mu modoka hatagira n'abandi bagenda tukababura. Mwarimu byaramucanze, nuko abwira shoferi ati dupfe gusubira no muri iriya modoka dushakishe hose turebe, ariko shoferi aramwangira ati ntabwo nasubirayo kuko mu kanya nagiye gufunga imiryango yose, nta muntu n'umwe nabonyemo kandi nabo bari kuba banyumvise nuko bagasohoka. Umwarimu biramucanga ati iyi raporo ndayitanga nte, ndabisobanura nte? Shoferi ati ngaho reka dupfe kugenda dushakashake neza twitonze kuri buri ntebe, wabona wenda ariho bari. Baragiye ariko bagitangira gufungura umuryango bumva wibanye. Bisi bari barimo yari ifite ibibazo nk'igihumbi, nuko batangira kurwana n'urugi. Derek na Amelia bumvise abantu bameze nk'abari ku muryango, nuko bamera nk'abakangutse. Nuko nabo barahaguruka baragenda begera umuryango, babona ni mwarimu na shoferi, ariko nyine barumirwa babonye hari indi modoka iparitse aho ngaho isa nk'ibategereje. Mwarimu akibakubita amaso arumirwa, ariko nanone arishima cyane, ibyishimo biramurenga. Urugi narwo rwakomeje kubananira neza, nuko basohokera kwa shoferi kuko niho honyine hakundaga. Bageze hasi rero batazi ibyabaye, nuko babona mwarimu yari yahangayitse cyane. Bo ntabwo bari bazi ukuntu batumye abantu bose bahangayika, nuko binjira muri ya bisi yindi yari irimo bagenzi babo. Bakinjira
bisi yose yahise ihaguruka nuko ikoma mu mashyi, abandi bavuza induru bati nimuhaguruke dutere indirimbo yubahiriza Romeo na Juliet bashya. Abana barikanze bati se habaye iki? Nuko bagenzi babo bakumva barimo bavuga bati couple y'ikinyejana yabonetse, abandi nabo bati ni Jacques na Rose bari bibereye mu nyanja y'urukundo, ntibari bazi biri kubera ku isi. Bagenzi babo bo bumvaga ko nta kindi cyabatindije muri iyo modoka, ko barimo baganira nyine ko bari bafunze ingundi, mbese bari bishyizemo yuko bakundana uko byagenda kose. Bavuze byinshi, buri wese ashyiraho comment y'uko abyumva. Amelia isoni ziramwica, nuko baricarana nk'uko bagenzi babo bari babikoze kugira ngo bagende begeranye. Derek atangira kugenda ababwira amagambo yemeza koko we na Amelia bakundana kugira ngo abacecekeshe. Amelia akamubwira ati Derek waretse ibyo bintu. Derek nawe akamubwira ati nibwo buryo bwonyine bwo kugira ngo batuze. Bagendaga mu modoka, Derek yongorera utuntu Amelia bagaseka. Bisi yose irumirwa bati ese ubundi mumaze igihe kingana iki mukundana? Ibibazo byari byinshi ku nshuti za Derek, cyane cyane zumvaga zitunguwe cyane no kubona Derek atarigeze ababwira iby'uko akundana na Amelia, kandi n'inshuro zose bamubwiraga umukobwa witwa Amelia yaravugaga ko atamuzi. Urugendo rwarakomeje kuko abanyeshuri benshi bigaga bataha. Imodoka itangiye kugera mu mujyi, iyo bageraga muri quartier umuntu atuyemo yavaga mu modoka nuko akitahira. Amelia rero yageze ahaviramo mbere ya Derek, nuko amusezeraho. Derek nawe aramusezera maze aramubwira ati uzirikane ibyo nakubwiye, noneho bose si ukuvuza induru. Amelia yasohotse arimo kumwenyura, yumvaga ibyo bintu byamurenze, yumvaga binashobotse abaye afite amababa yanaguruka. Nuko ashimira Imana ko icyifuzo cye amaranye iminsi cyasubijwe, atangira no gusenga nanone ati Mana yanjye ntamfashe njyewe na Derek tuzakundane. Amelia yagiye ari gutekereza ati ese buriya ibyo yambwiye ansabye kuzazirikana ni ibiki? Atangira kwibuka ukuntu yamubwiye ngo niba azajya bahura azajya amusuhuza. Amelia yarishima. Uwo wajyaga kwinjira iwabo agatekereza ku bibazo ahasanze, uwo mugoroba ntiyanabyibukaga rwose ko bibaho, ahubwo yitekererezaga ukuntu yari ari kumwe na Derek. Abanyeshuri bagiye baviramo mu makartier y'iwabo, nuko abandi bigaga baba mu kigo nabo imodoka ibagezayo. Bakimara kugerayo rero, inkuru yaraye mu kigo yari iy'urukundo rwa Derek na Amelia, n'ukuntu bamaze umwanya babashaka bababuze barimo gutera. Amanda we yatunguwe ageze ku ishuri, abantu bose bari kumuha pole batihangane, umukobwa witonda wo mu bakene yagukoranye agutwaye Derek wawe. Amanda atariko ibyo murimo kuvuga ni ibiki? Amanda we rero nta kintu na kimwe yari azi, ntiyari azi ibyabaye. Imodoka yari arimo yari yahageze imbere nuko ahita yitahira. Ntabwo rwose yari azi ukuntu ibyo bintu byose byagenze. Nuko imwe mu nshuti ziramufata imujyana hirya gato aherereye ngo adakomeza gusebera mu bantu, avuga ko ibyo bintu atabizi. Nuko amutekereza byose uko byagenze, ati rero ihangane kandi wikarume wigire nk'aho usanzwe ubizi ko bakundana kandi ko bitaguhungabanyije. Nuko Amanda kubyakira birangararira, ageze ahariyumanganya ajya mu ishuri. Yaratashye nimugoroba ageze muhira, nuko papa we abona ko umwana we yongeye guhinduka, nuko aramubwira ati rega ihangane niba ari Derek biraza gukemuka. Amanda ati none se papa biraza kugenda gute? Rwose papa nubwo ntibabaye kandi kubyakira byanze, ariko nanone ndumva gukomeza kwiruka inyuma y'umuntu utanshaka nabyo atari byo. Papa aramubwira ati rega ahumura, upfa kuba wowe gusa umukunda, nawe bizagera aho bize. Uko muzamarana akanya azagera aho nawe agukunde yumve rwose nta n'uwagusimbura. Amanda yarakomeje abwira papa ati rega ubu ngubu ikimpangayikishije ntabwo ari Derek, ahubwo ni umukobwa witwa Amelia bakundana, asa nk'aho ari we waje kumbangamira kuko ntarumva iby'uwo mukobwa njyewe na Derek twari tumeranye neza. Isa ahita amubwira ati humure rega iby'uwo mukobwa nawe nabyo nabimenye kandi ndaza kubyitaho. Amanda ubwoba buramwica ati papa upfa kutamwicisha gusa.
Kisa aramubwira ati humure rega sindi umwicanyi, ariko nanone byaterwa n'uko we yabyitwaramo. Muri iyo minsi Derek ari mu rugo iwabo mama we yaramubwiye ngo ashaka ko baganira. Nuko Derek aramwitaba, mama we aramubwira ati Derek mwana wanjye, papa wanyu urabizi ko yabansigiye mukiri batoya, wenda wowe umaze kugera aho ugera, ariko barumuna bawe nabo bakeneye kwiga nibura bakagera nk'aho ugeze. Derek ati mama humura rwose, nanjye nkimara kurangiza nzahita nshakisha uturaka ntangire ngufashe tubiteho. Mama Derek ati tuzi ariko wumva ibyo ngiye kukubwira, kandi rwose ndanagushimira ko uri umwana mwiza, ndabizi ko uzamfasha. Icyo nshaka kukubwira muri aka kanya rero, niba ushaka ko umuryango wawe uzakomeza kubaho neza kandi wishimye, tandukana n'umukobwa witwa Amelia maze wikundanire n'uwitwa Amanda. Derek yamaze kumva ayo magambo ya mama we nuko arikanga, yibaza ukuntu mama we aza abo bakobwa bombi biramuyobera, ariko akiri kubyibazaho nta kintu na kimwe aravuga. Mama we ahita akomeza ati Derek ndabizi neza ko bigutunguye, kandi ntubyibazeho rwose cyane, gusa wowe niba ushaka amahoro ubikore nk'uko mikubwiye. Wenda ubu ngubu ushobora kuba wumva Amanda utanamukunda, ariko byigutakariza umwanya ngo ubitekerezeho cyane. Tangira umukunde kandi nyine umwiteho nk'umuntu uzakuviramo umugeni. Amanda ndabizi neza ko agukunda, nta kintu na kimwe atazakora ngo urukundo rwanyu rutere imbere. Itoze kumukunda kandi witegure ko n'igihe nikigera muzanashyingiranwa. Derek yari yakomeje guceceka ariko ageze aho biranga, abwira mama we ati mama ntukomeze kumva nakuretse nguteze amatwi ngo ugire ngo naryohewe n'icyo kiganiro. Rwose aho bigeze rekera aho wikomeza kuvunika, sinshobora gukundana n'umuntu ntashaka. Rwose ndakubaha mu busanzwe nawe urabizi, ariko kuri iyi ngingo yo menya ko ari ibintu bidashoboka. Sinakunda uwo umutima wanjye udashaka. Noneho ibaze n'ibyo bintu utangiye kuzanamo ngo ngomba kuzashyingiranwa nawe. Ese ubwo urumva ibyo bintu bishoboka koko mama? Mama Derek muri ako kanya arimo aganira n'umuhungu we, baganiraga ubona arimo amwinginga ngo yemere ibyo amusaba, ariko Derek amaze kumuhakanira yahise ahindura isura aranarakara cyane ati menya ko ibi ndi kukubwira ntari kubigusaba, ntabwo ari ibintu ndi kugusaba gukora, ahubwo utegetswe kubikora. Nta nyunganizi, nta nama zawe nkeneye, nta bitekerezo byawe na bikeya nkeneye wenda mubwire ngo tubigenze gutya na gutya. Ugomba gukundana na Amanda kandi muzanashyingiranwa, iri ni itegeko nguhaye, kandi nyine ugomba no kurikurikiza. Derek nawe yahise arakara cyane ahindukirana mama we ati niba ari kubitekereza uribeshye, sinkira uruhinja ufatira imyanzuro uko wiboneye, sinzakundana nawe maze nzarebe icyo uzantwara. Mama Derek yabonye ko ibintu bitari buze koroha maze arongera acisha make ngo arebe ko umuhungu we yacururuka akamwumva. Nuko aramubwira ati mwana wanjye noneho reka nkwinginge, ibi ndi kugusaba birakomeye, ibi nkubwira nanjye nabitegetswe. Ntutekereze ko kuba ndi kukubwira ngo ukundane n'umuntu udashaka ngo muzanashyingiranwe nzi ko ari ibintu byoroshye, ariko nta yandi mahitamo ahari. Ababinsabye sinabamenye, ariko gusa babimbwiye bamfatiyeho ibyuma, na n'ubu umutima nturasubira mu gitereko. Iyo nza gukomeza guhangana nabo ngo nange ibyo bansabaga, nabonaga no kunyica bishoboka. None rero mwana wanjye ngusabe, mbabarira niba wikunda ugakunda n'umuryango wanjye, kuri ibyo ndi kugusaba. Ukundane na Amanda, Amelia umuzinukwe, rwose umwibagirwe burundu, umere nk'aho utigeze unamumenya. Niba koko nawe umukunda by'ukuri, ugomba no kumurinda, kuko iryo zina Amelia bakomezaga barimbwira, ubona koko uwo mukobwa ari we waje kwitambika hagati yawe na Amanda. So please muzinukwe burundu, wifatire Amanda. Derek yamaze kumva ayo magambo noneho nawe ubwoba buramwica, ahita amenya ko ibyo byose bishobora kuba byakozwe na papa Amanda. Nuko yumva koko niba ari uko ibintu bimeze nta kindi agomba gukora usibye kurinda umuryango we na Amelia.
nuko aravuga ati mama noneho ndabyumva bishobora kuba bikomeye cyane, Amelia koko sinzongera kumuvugisha. Nuko yemerera mama we ko agiye gukundana na Amanda. Mama we amubwira ko iryo rigomba kuba ibanga rikomeye cyane, nta wundi muntu ugomba kurimenya. Muri iyo minsi Derek yatangiye kongera kuvugana na Amanda kubera ubwoba no kugira ngo hatazagira ikintu na kimwe kiba ku muryango we. Nuko ahita abwira Amanda ko anamukunda cyane. Amanda byaramushimishije kumva Derek amubwiye noneho ko amukunda. Akenshi rero babaga bari kumwe ku ishuri. Rimwe bari muri break bahagaze ahantu bonyine barimo kuganira, Amelia na ya nshuti ye Jennifer babaturuka imbere. Nuko Amelia yababonye arishima ati dore Derek sha. Nuko yibuka ukuntu yamubwiye ati ntukajye unyuraho utansuhuje. Nuko ahita abwira Jennifer ati ngwino tujye kubasuhuza. Jennifer aramubuza ati ntureba ko ari kumwe na Amanda, uriya mukobwa arirata simukunda, twigendere uzajya umusuhuza ari wenyine. Nuko Amelia umutima uranga ati sinanyura kuri Derek ntamusuje kandi naragize n'amahirwe akabinyisabira. Ikindi Amanda ni akazi ke, nubwo yirata biramureba. Byari kuntera ikibazo iyo abakundana na Derek, kandi Derek yanyibwiriye yuko badakundana. Bakomeje kujya impaka barabisiganira, bigeze aho Jennifer arabyumva nuko baragenda bajya kubasuhuza. Derek yabonye baza babasanga ubwoba buramwica, kuko yari yasezeranyije mama we ko atazongera kuvugisha Amelia, kandi na Amanda yari yamusabye kutazongera kumuvugisha, nawe yabimwemereye. Derek rero byari ibibazo bikomeye kuri we. Muri we yumvaga akumbuye Amelia, ashaka no kumuvugisha ariko agatinya ko Amanda ashobora kubifata nabi. Amelia we rero waruje nta kindi kintu azi, yaje amufitiye ubwuzu rwose, aseka yishimye, ariko atungurwa n'ukuntu yabonaga Derek atamwitayeho habe na gatoya. Yibajije niba ari wa Derek bari kumwe cya gihe bavugana, nuko biramuyobera. Akabona Derek ntashishikajwe no kuba amubonye, rwose bimeze nk'aho atari asanzwe anamuzi. Nuko Amelia yumva arasebye, yicuza n'impamvu aje kubasuhuza. Amanda yahise afata ukuboko Derek ati sweetie, tugende tube tuganirira ahandi, hari ibyo nshaka kukubwira turi twenyine. Jennifer wagiraga amahane yumvise ayo mazina Amanda atangiye kwita Derek ati ese wowe na Derek murakundana? Amanda ahita abwira Derek ati kugira ngo babyemere reka wowe bibibwirire. Nuko Amanda areba Derek amucira isiri. Derek ahita ababwira ati njyewe na Amanda nyine turakundana cyane, ntungwa ahubwo no kubona mwebwe mutabizi, wagira ngo ntimuba muri kino kigo, kuko muri iki kigo abantu benshi barabizi ko dukundana, kubera iki mwebwe mutabizi? Amelia kumva ibyo bintu byari bimeze nko kumutera inkota mu mutima, nuko acika intege atangira kubira ibyuya. Jennifer arababara atangira gutonganya Amanda ati ubwo rero wabonye inkuru yakwiriye ikigo cyose ko Amelia na Derek bakundana, none wabyivanzemo. Amanda nawe ntiyajya agaceceka, hari umuntu umusembuye. We na Jennifer ntibari boroshye, batangiye guterana amagambo mu kanya gato, baba bashatse no gutangira gufatana. Derek na Amelia bajyaho batangira kubakiza, ari nako abandi banyeshuri bahurura. Byarangiye bagiye kwitaba mu buyobozi kubera iyo myitwarire mibi yabo yo gushaka kurwana, ariko Amanda nta kintu na kimwe bari bumutware kubera ukuntu yafatwaga ku ishuri. Gusa uwo munsi Amanda yarababaye cyane, nuko yihanangiriza Amelia ko adakwiye no kongera kunyura iruhande rw'aho Derek ahagaze. Amelia we nubwo byamubabaje cyane, ariko yanibazaga ukuntu hashize iminsi mike ya Derek amubwiye ko adakundana na Amanda, none akaba ahise abihindura bikamucanga. Nuko akibaza ati Derek se ni muntu nyabaki udashobora kuvugisha ukuri? Kubera iki se ahindagurika nk'ikirere? Derek twavuganye cya gihe siwe Derek mbonye uyu munsi. Derek wansabye ngo ninzajya munyuraho nzajye musuhuza, siwe Derek mbonye unyirengagiza akigira nk'aho atanzi. Amelia yaratashye ageze mu rugo abura amahoro, yumva rwose akwiye kujya kureba Derek mu rugo iwabo akamubaza byose. Ntiyari ahazi, ariko yarabaririje paka ahamenye.
nuko aragenda ageze iwabo arasona baza kureba uwo muntu nuko baramukingurira ariko yanga kwinjira nuko asaba ko Derek niba hari yaza bakabonana. Derek yaraje amusanga hanze kuri gate nuko bariho baganirira. Amelia ariko akimukubita amaso yahise atangira kurira. Derek nawe amukubise amaso abonye ko ari we biramucanga atangira no kugira ubwoba atekereje ko mama we ashobora kubasangana aho ngaho. Nuko Derek ahita yitanguranwa aramubaza ati Amelia niki kikuzanye hano koko ndakwinginze mbabarira ugende. Amelia ati sinagenda tutavuganye Derek, nibyo binzanye nabuze amahoro njyewe nzanywe no kuvugana nawe nta kindi kinkuye mu rugo, ni ikibazo kimwe kandi kinzanye gusa nshaka kukubaza. Derek ati ngaho mbaza icyo kibazo vuba vuba hanyuma ugende kuko sinshaka kutinda hano. Nuko Amelia aramubaza ati none se koko wowe na Amanda murakundana nk'uko wabivuze kare? Nuko Derek yitsa umutima ati none si ibyo ngibyo nubimenya birakumarira iki? Amelia aramusubiza ati ndashaka kubimenya gusa. Derek aratekereza yibuka byose nyina yamubwiye nuko ahita abwira Amelia ati yego nibyo koko njyewe na Amanda turakundana, arankunda kandi nanjye ndamukunda cyane, niba rero aribyo washakaga kumenya urabimenye ngaho itahire. Derek ahita amera nkaho ashaka gukinga ngo yisubirire iwabo. Amelia ariko yahise amufata aramukurura amubuza kwinjira, nanone atangira kurira. Yari ameze nkaho bongeye kumukomeretsa ahari igisebe nuko ararira cyane. Derek biramucanga ati ariko njyewe na n'ubu sindumva impamvu urimo kurira. Amelia aramubwira ati ndarizwa n'urukundo Derek, kuki wambeshye ko udakundana na Amanda? Cya gihe wabikoreye iki koko? Ko nzi ko nta minsi ishize byahindutse gute? Kuki se wansabye ngo ninzajya nkunyuraho nzajye ngusuhuza nkabona abonye uyu munsi wari umeze nkaho utanzi? Kuki wifata ukabeshya umuntu warangiza ukamusebya? Amelia yakomezaga kurira ariko anakomeza kubaza Derek za kuki nyinshi cyane. Kuki wambeshye? Kubera iki wankinishije? Ese washakaga iki? Mbese yari afite ibibazo byinshi cyane, ntago yabyumvaga, ntago yiyumvishaga ibyamubayeho uwo munsi. Derek yahise amubwira ati ibya cya gihe njyewe nawe turi kumwe muri bisi, ibyo twaganiriye byose ubyirengagize, uriya munsi ufate nkaho utanabayeho, kandi bibaye byiza umfate nkaho utanzi, uzajye rwose unyuraho nkaho utanambonye, ukomeze wigendere ntukanansuhuze, mbese nyine bimere nkaho utanzi, ndakwinginze ngo abe aribyo bintu ukora. Naho ibya kiriya gihe nyine nabyo ubizi nuko uriya munsi wibagirwe. Amelia yakomezaga gutungurwa cyane, yabonaga ari ba Derek babiri batandukanye, akabona Derek ari kubona uwo munsi ntabwo ari we Derek bari bicaranye cya gihe bishimye. N'amagambo yamubwiraga cya gihe yabonaga habanye cyane n'amagambo ari kumubwira muri ako kanya. Nuko ahita amubwira ati Derek ibyo urimo kunsaba byo ko kwirengagiza nkabifata nkaho ntakuzi nakabikoze, ariko ntago nabishobora. Gute nakora ibintu nk'ibyo imbere y'umuntu nkunda? Ni gute namwirengagiza? Mbwira nawe ibyo bintu nabishobora gute? Derek akimara kubyumva yarikanze atuvuze ngo iki? Amelia ahita amubwira ati ndagukunda Derek kandi cyane, utanagira ngo ni ibintu byaje ejo bundi duhuye, ni ibintu maranye imyaka 2 yose mbana nabyo ijoro n'amanywa. None rero ikinteye kuremba kurushaho nuko utankeneye mu buzima bwawe, ukaba utanashaka kumvugisha. Derek yaratunguye cyane muri ako kanya, ntago yari azi ko Amelia amukunda, ariko nyine icyo gihe yari abimenyeyemo, n'ubundi nta kintu na kimwe yari agiye kubikoraho. Nuko yihagararaho aramubwira ati ni byiza ko nkunda ndabyishimiye, ariko nyine menya ko tutakundana ngo bikunde. Wowe komeza nk'uko nabikubwiye unyibagirwe, uzabona undi ukunda nawe agukunde. Amelia yarababaye akomeza kurira, afata Derek ukuboko aramukomeza cyane aramubwira ati basi nubwo utankunda nabyumva nkanabyihanganira kuko ntago naguhatiriza gukunda umuntu udashaka kandi bitakurimo, ariko ndakwinginze basi uzajya umvugisha,
ngaho nsezeranya ko uzabikora, nutabyemera sinkurekura. Derek yatangiye kugira ubwoba kubona ukuntu Amelia yari amufashe kandi habura iminota mike ngo mama we ahagere kuko amasaha mama we yatahiraga yendaga kugera. Nuko atekereza n'ukuntu Amelia yamaze kumubwira ko amukunda, yanamwitegereza mu maso akabona ko ibyo bintu abimubwiye abikuye ku mutima, nuko ahitamo kumubwiza ukuri ati ngaho ndekura nkubwire impamvu ya byose. Ibi ngiye kukubwira ariko ni ibanga rikomeye cyane ku buryo ushobora no kuripfira n'iriya nshuti yawe magara Jennifer ntizigere ibimenya. Nuko Amelia aramurekura ariko afite ubwoba bwinshi, hanyuma Derek ahita amubwira ati Amelia, nta gihe kinini gishize njyewe nawe tuziranye, ariko mpora mbaza Imana impamvu yatumye tutamenyana kera kose. Nakabaye nibura narakumenye mbere y'uko menyana na Amanda, kuko we hashize igihe tuziranye. Gusa cya gihe ndi kumwe nawe numvaga ntuje, numvaga mfite amahoro, mbese nyine numvaga mfite byose. Amelia ati none se nyine niba ariko bimeze kuki urimo kumpunga? Derek ati sinakabaye mbikora nk'uko ndimo kubikubwira, ariko nanjye n'itegeko nahawe ryo gukundana na Amanda, kandi mu by'ukuri simukunda. Derek yabwiye Amelia byose nta na kimwe amukinze, nuko Amelia yamaze kubyumva agahinda karamwica, nuko aramubwira ati Derek niba ari uko bimeze se waje njyewe nawe tugatoroka tugashaka ahantu twigira tukajya kwiberayo tukibanira ntihagire umuntu n'umwe uzabimenya. Bazadushakisha nibyo birumvikana, ariko nka nyuma y'imyaka 2 bazaba bararetse kudushakisha, nuko nyine tuzabone kugaruka. Uburakari bw'ababyeyi bacu bwarashize, Amanda nawe azaba yariboneye undi mukunzi. Derek ubwo yari amuteze amatwi, nuko aramubwira ati nanjye nifuzaga ko ibintu byakoroha nk'uko ayo magambo urimo kuyavuga ukumva aroroshye. Reba njyewe nawe turacyari batoya, ntiturarangiza n'amashuri, nta kintu na kimwe dufite, nta n'icyo dukora nibura cyinjiza udufaranga niyo twaba ari dukeya. Ubwo urumva twazabaho gute? Nuko Amelia arakomeza arahatiriza amwumvisha ko bagomba gutoroka bakagenda, ariko Derek arabyanga. Bakiri aho bagiye kubona babona mama Derek abaguyeho, Derek atangira gutitira. Mama Derek nuko arabasuhuza ati uyu mukobwa ninde Derek? Derek arabeshya ati yitwa Erika. Mama Derek ati naringize ngo ni wa wundi numvise witwa Amelia, ntiwari kunkira kuko usibye no kubabonana sinshaka no kuzongera kumva umuvuga mu kanwa kawe. Nuko arakomeza aramubwira ati none se uyu nguyu we Erika ko ntari muzi, mupanga ibiki ubundi ko muri hanze mutari mu rugo? Nuko Derek ahita abwira mama we ati nari muherekeje, hari ibitabo nari nibagiriwe ku ishuri kandi nari mbikeneye cyane, nibyo yaranzaniye. Mama Derek ntiyabitindaho, yinjira iwabo ati sawa ngaho muherekeze, ariko umenye ko nta wundi mukobwa nshaka kubona hano atari Amanda gusa. Ibi birakureba kandi nyine bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma, sinzongere kugira undi mukobwa mbona hano. Nawe wa mukobwa urabyumva? Nizere ko mwese ibyo ndi kubabwira murimo kubyumva neza. Nuko Derek asaba imbabazi ati mama humura rwose nta wundi mukobwa uzongera kubona hano. Mama Derek yamaze kwinjira mu rugo, nabo basigara biruhutse. Amelia ati noneho ndakumva Derek, ibintu ntago byoroshye nk'uko nabitekerezaga. Bose byari agahinda. Nyuma y'akanya gatoya phone ya Derek yahise isona, abona ni mama we, nuko ahita asezera kuri Amelia vuba vuba ati nizere ko utazakora ikosa na rimwe ryo kongera kumvugisha. Ati gusa wowe uzazirikane ko kubikora atari ukukwanga, ahubwo ni ukukurinda, kuko ndabizi neza ko nawe bashobora kukugirira nabi. Amelia yamusezeho n'agahinda n'amarira menshi, nuko agenda inzira yose arimo kurira abaza Imana ibibazo byinshi. Ati Mana kuko mpora iki ko nagusabye ko uzampa umusore mwiza uzankunda nanjye nkamukunda, akanyibagiza agahinda nterwa n'ababyeyi banjye, none Mana reba ibyo ukoze. Amelia yageze n'aho atangira gutekereza kwiyahura, ariko umutima uranga. Amelia yagerageje kwihangana, nuko koko akomeza kubika iryo banga. Ya nshuti ye Jennifer ntiyabimenya, nuko Jennifer akajya amubaza ati ariko se ko
koko Derek wabashije kumwikuramo. Nuko Amelia akamubwira ati yego narabishoboye kubera ko nabonye ko akundana na Amanda cyane, rero singiye gukomeza kumutekereza, reka singiye gusara. Ariko ibyo nubwo yabivugaga yabaga azi ikiri mu mutima we, n'ubundi yari agikunda Derek cyane. Mu kigo nabo byari byarabacanze bati ariko Derek ni gatiki, mbega umusore uharara, uyu munsi ni Amanda, ejo ni Amelia, ibya Derek ntawabivamo. Amelia we yaricecekeraga kuko yari abizi byose, gusa byamuteraga kongera kwigunga cyane. Kutavugisha Derek byari ihurizo rikomeye cyane kuri we. Rimwe yanyuze kuri Derek ahagaze wenyine bisa nkaho hari umuntu ategereje. Amelia umutima uranga burundu nuko aragenda aramusuhuza. Derek nawe yumvaga amukumbuye cyane, yamusuhuje n'ibyishimo byinshi. Kubw'ibyago rero Amanda basanga bari kumwe bahagararanye barimo kuganira kandi ubona bishimye. Nuko Amanda arababara cyane ati Derek ko wansezeranyije ko uyu mukobwa utazongera kumuvugisha, none ibingibi murimo ni ibiki? Nuko Amelia ahita yitanguranwa asaba imbabazi ko we byose babiteye, nuko ahita yigendera. Amanda yarababaye abona ko adashobora gukundana na Derek mu gihe Amelia akiri aho ngaho hafi. Nuko atangira gutekereza ku kintu yakora kugira ngo Amelia ajye kure ya Derek. Igihe cyarageze benda gukora ikizamini cya leta gisoza, mu kigo hatangira gucicikanamo inkuru ko harimo abanyeshuri bakoresha ibiyobyabwenge. Bagiye kubona babona ababishinzwe batangiye kuza kubasaka. Bahereye mu ishuri rya Jennifer na Amelia basaba abanyeshuri bose guhaguruka bakajya imbere. Ubundi mbere y'uko bagenda ariko batumijeho abanyeshuri bose ku buryo bwihuse. Amelia bamwerekana imbere y'abantu bose ko yafatanywe ibiyobyabwenge kugira ngo baburire n'abandi banyeshuri bose ko uwo uzabifatanwa azahanwa ku rwego rwo hejuru. Nuko babamenyesha ko Amelia kuva ku kanya afashwe akaba agiye gufungwa. Nuko abanyeshuri bose barumirwa, nuko batangira gusakuza bavuga bati Amelia aritonda ntiyakora ibintu nk'ibyo. Abandi bake bamuzi bati ni gute se atabikora kandi bivugwa yuko n'ababyeyi be babikoresha, buriya wabona babisangira. Nuko bamutwara bagenzi be bareba, ariko byari amarira n'agahinda kuri Jennifer na Derek. Birutse inyuma y'imodoka yari imutwaye bamusabira imbabazi bavuga ko arengana, bati nibura munamupime mu maraso murebe ko koko abikoresha, abaye abikoresha mubipimye mwabibona. Ariko ntibashakaga kubumva, wabonaga rwose bamutwaye nk'aho ari tageti. Rero bakomeje kwirukanka imbere y'imodoka batangira no gutega amaboko imbere yayo, nuko baritambika, ariko byari iby'ubusa. Abayobozi b'ikigo bageze aho babona akavuyo Jennifer na Derek batangije, nuko nabo baraza kugira ngo bace ako kavuyo imodoka ibashe gutambuka, kuko bari bateje akavuyo gakomeye cyane. Derek yakomeje gusaba imbabazi cyane agera n'aho apfukama ati nibura mu mubabarire, niba kuko anabikoresha n'ubwa mbere mumufashe mumuhe imbabazi, ntago azabyongera. Ariko yari arimo arushywa n'ubusa, nta muntu n'umwe wari uri aho ngaho wari witeguye kumwumva. Nta kindi inshuti ze zari gukora usibye kurira zikihanagura. Abantu bose babonye Derek muri ako kanya babonye neza ko ashobora kuba akunda Amelia cyane kurusha n'uko akunda Amanda, kubera uburyo yari arimo kwitwara. Bikimara kuba ariko Derek yanze kugira ikintu na kimwe abivugaho, n'uwo bimubazaga wese nta kintu na kimwe yamusubizaga, kuko yari abizi neza ko byateguwe na famiye ya Amanda uko byagenda kose. Yabonye ko ibintu bitoroshye habe na gatoya rwose. Noneho abona ko kuko agomba gukundana na Amanda nta mikino, ko byanze bikunze famiye ye atari abantu beza, ko nawe aramutse agize ikintu na kimwe akora ko byamugiraho ingaruka. Amelia nawe aho yari ajyanywe yari abizi neza ko byose byatewe na famiye ya Amanda. Atekereza ukuntu bamukoreye ubugome nk'ubwo bakamujyana, nibura atanakoze ikizamini gisoza amashuri yisumbuye ngo diplome izanasohoke, nuko agahinda karamwica. Akanibuka ukuntu Derek yari arimo kurira n'ukuntu byageze aha akanapfukama, nuko akarira cyane. Yatekereza noneho ukuntu agiye kumara igihe kinini cyane atamubona, amarira akarushaho kuba menshi.
agatekereza nanone kandi ku babyeyi b'ukuntu nibura bajyaga barwana akabitambikamo hagati akabakiza, nuko akavuga ati ubu ngubu nzataha nsange baricanye. Amelia yarababaye ariko mu by'ukuri nta kindi kintu yari bukore. Derek na Jennifer bo bakomeje gukundana, nuko igihe kiza no kugera bakora ibizamini bisoza amashuri yisumbuye barayarangiza, baza no kujya muri kaminuza. Amelia we kubera imyaka ye bamukatiye gufungwa, nuko bamukatira imyaka 3. Nyuma y'imyaka 2 ariko Amelia yaje gufungurwa kubera kwitwara neza muri gereza. Yatekerezaga intera abagenzi be bamaze kugeraho, nuko akababara cyane. Yashatse gusubira mu ishuri ngo arangize amashuri ye nk'abandi, ariko umuntu wamufashaga akamuha minerivare yanze gukomeza kumurihira, kuko we yatekerezaga ko Amelia ibiyobyabwenge bamufatanya bikoresha, nuko akamubwira ati hari abandi bana benshi bazi agaciro ko kwiga, nibo nzajya mfasha. Amelia byaramucanze, muri gereza yari yarigiyemo imyuga myinshi itandukanye, nuko atangira gutekereza ku kintu yakora ariko akabura igishoro. Umukobwa yarihebye, agahinda karongera karamwica, kubaho biramugora, ubuzima buramucanga. Yabayeho mu buto bwe azi ko nibura ari uzashobora gukura iwabo mu bukene. Yatangiye kwiheba burundu, abona ko rwose inzira zose zifunze, nta hantu na hamwe ashobora guca kugira ngo inzozi ze yahoraga arota kera zigereho. Yabonaga ubuzima bwe bwose bugiye guhinduka umwanda. Yatangiye kugira igitekerezo cyo kujya gushaka ahantu yakora nibura akazi ko mu rugo, nuko abiganiriza Jennifer. Jennifer nubwo bari batakiri mu rwego rumwe, ariko ubucuti bwaho nta hantu na hamwe bwigeze bujya. Jennifer yamaze kumva ukuntu Amelia kubaho bimugoye, nuko atangira kumurangira akazi kuri bene wabo bakomeye bari bafite restaurant bar, kugira ngo nibura ajye arebe ko yajya abona amafaranga makeya. Amelia byaramushimishije cyane, kuko aho hantu yari agiye kubona akazi, nubwo yumvaga agiye gukorera amafaranga make, ariko nibura yumvaga biruta kwicara. Kandi nanone cyamushimishije cyane, hari ahantu kure cyane mu yindi ntara ya kure, yabonaga agiye kuba agiye kujya kure ya Derek na Amanda. Yaravugaga ati nibura nimba ajya kure nta bindi bibazo nzongera kugira, kuko yumvaga hashobora kuvuka ikindi kibazo hagati yabo, nuko akabigenderamo. Amelia ariko nubwo yatekerezaga gutyo, nta munsi n'umwe washiraga adatekereje Derek, nubwo yari abizi neza ko we na Derek badashobora gukundana. Yaragiye yigira gutangira akazi ke akagakora neza cyane yiturije, amafaranga abonye ntayapfusha ubusa, make akayohereza ababyeyi be, andi akayabika kugira ngo nibura umunsi umwe azagira agashinga atangira. Derek nawe igihe cyaje kugera, nuko amashuri arayarangiza. Iteka yatekerezaga Amelia, yakibuka n'ukuntu atemerewe kumuvugisha, agahinda kakamwica kurushaho, kuko akimara gufungwa yirinze ikintu cyose cyatuma hamenyekana ko ajya avugana nawe, kugira ngo batazongera kumubabaza kurushaho, kuko yari abizi neza ko Amelia yafunzwe ari wazira. Yabonaga no kumwica bishoboka. Derek akimara kurangiza kwiga kaminuza, yatangiye gushakisha akazi, ariko arakabura. Ntago yahise akabona rwose, byaramugoye cyane. Yakomeje kandi kwihatira kuba yakishyiramo urukundo ngo yumve ko Amanda yamujyamo, ariko biranga. Nuko akimara nyine no kurangiza kaminuza ahita amukatira, nuko amubwira ko ibye nawe bitagishobotse. Hashize ukwezi Derek atandukanye na Amanda, mama Derek yahise yirukanwa ku kazi mu buryo rwose butunguranye. Nuko mu rugo kwa Derek batangira kubaho nabi, barumuna be batangira kubura school fees. Derek nawe niko ashyizeho umuhate mu gushaka akazi, ariko akomeza kukabura. Mama Derek yatangiye gushwana n'umuhungu we ati wa mwana urikunda cyane, reba iso yabansigiye muri abana bato cyane, nuko mbitaho murakura, none wowe reba ubonye umaze kurangiza amashuri yawe, ntushaka ko barumuna bawe nabo bayarangiza. Derek ati ariko mama mpuriye he n'ibyo ngibyo, katari njyewe se wakwirukanyishije mu kazi, ibyo ngibyo njyewe mbijemo nte, ubundi se nikunda nte?
Mama Derek yahise amubwira ati ese n'icyo utabona, ubwo se uzi ko nyoboye yuko watandukanye na Amanda, ngaho komeza witegure urebe n'ibindi bigiye gukurikiraho. Derek ubwoba bwaramwishe, yahise atekereza ko kuba nyina yarirukanywe bifitanye isano n'uko yatandukanye na Amanda. Nuko biramubabaza, nuko abwira mama ati mama ibi ngibi birakabije, aho bigeze reka natwe tubakina akantu, ndabona baradufashe nk'abantu batagira ubwenge, bahora badutekerereza, bahora badutegeka ibyo gukora nk'aho rwose turi impinja nta bwenge tugira. Reba nawe bafungishije Amelia turabirebera turabihorera, none reba bakwirukanishije no ku kazi. Ibi ngibi ngewe rwose ndabirambiwe, ibi ngibi ni ukutumenyera bikabije rwose, ndambiwe agasuzuguro kajojoba. Mama Derek ati tuzi rega nta kintu na kimwe twabikoraho, ko tutabarusha ubushobozi se n'ububasha ngo twahangana nabo, ahubwo wowe iyoroshye woroshye ibintu byose kandi nyine utuzi, ntushake guhangana nabo, kuko uko urushaho guhangana ni nako ibintu bizajya birushaho gukomera no kuba bibi cyane. Ubundi Amanda ko ari umukobwa mwiza, bikunaniza iki kumukunda? Nutuma hari ikindi kintu kizatubaho kibi rwose uzabyirengere, kandi ndabizi neza ko uzabaho ubyicuza ubuzima bwawe bwose. Derek yahise amubwira ati mama ibyo bireke, ibi ngibi noneho ngiye kubikora mu buryo bwanjye, kandi humura nta ngaruka mbi bizatugeraho. Derek akimara kuvugana na mama we, yahise ahamagara papa Amanda amusaba ko bahura bakaganira. Papa Amanda nawe arabimwemerera, nuko barahura batangira kuganira. Derek aramubwira ati ngira ngo wumvise ko natandukanye n'umukobwa wawe tutagikundana. Papa Amanda ati none se umpamagaye kugira ngo unyishongoreho umbwire ko wambengeye umukobwa? Derek ati oya ibyo ntago nabikora, ahubwo nagira ngo nkubwire impamvu twatandukanye. Rwose njyewe Amanda ndamukunda cyane, nta nubwo nifuzaga ko dutandukana, ahubwo icyatumye mbikora nuko natewe ipfunwe n'urwego ndiho. Rwose mbona ntakwiriye kwitwa umukwe wanyu, uriya mukobwa wanyu ntago mukwiriye, aberanye n'umugabo w'umuherwe wiyubashye uri ku rwego nk'urwanyu. Ibaze nawe kugira umukwe w'umushomeri nkanjye udafite ikintu na kimwe, kandi namwe rwose urwego muriho murarurutse, ubwo koko urumva ntaba ndimo kubasebya? Nuko papa Amanda araseka ati ese nibyo, niba ari ibyo ndaguha rwose umwanya mwiza wifuza mu buyobozi, mbwira aho ushaka gukorera. Derek ati oya ibyo nabyo ntago rwose byashoboka, kuko ahantu nshaka gukorera niho namwe mukorera, kandi urumva ntago nakorera ahantu hamwe na data bukwe, rwose kirazira. Papa Amanda arongera araseka ati ibyo se bitwaye iki, vuba aha bidatinze ahubwo uraza gutangira akazi. Derek akimara gutandukana na papa Amanda, yahise ahamagara Amanda amusaba imbabazi, amubwira ko amukunda ko atazongera kumubabaza bibaho. Nuko Amanda nawe aramubabarira. Bidatinze mama Derek yasubiye mu kazi, ndetse ahita anazamurwa mu ntera. Derek nawe ahita abona akazi keza cyane kuko yakoranaga bya hafi na papa Amanda. Derek yatangiye kuba umwizerwa kuri papa Amanda, atangira kumenya amabanga ye yose, ukuntu arya ruswa, ukuntu anyereza n'imitungo y'igihugu. Bidatinze Derek nawe yaratangiye kumenyekana mu bayobozi bakomeye. Ubwo kandi ni ku rukundo rwe na Amanda narwo rwari rukomeye. Amanda yari yarabaye umusitari, yakoraga ikiganiro cyari gikunzwe cyane kuri televiziyo nkuru y'igihugu. Ibinyamakuru byatangiye kubandikaho, byandika ku mukobwa mwiza cyane w'umusitari ukora ikiganiro gikunzwe, ukundana n'umusore ukiri mutoya w'umuyobozi mu rwego rw'igihugu. Byari couple yahitinze cyane muri icyo gihe. Amelia we aho yari ari muri icyo gihe mu kazi muri bare, akazi kari gakeya cyane, yari yifitiye telefoni yari gusoma, nuko agiye kubona aguye kuri iyo nkuru ya Amanda na Derek. Nuko agahinda karamwica, nubwo koko yari asanzwe abizi yuko bakundana, ariko kongera kubibona byaramubabazaga cyane. Yarabisomye n'agahinda kenshi, nuko arangije kubisoma yubuye amaso abona hari umugabo uri kumwitegereza cyane. Amelia isoni ziramwica, arongera yirebera muri telefone, nuko akomeza kwisomera. Yubuye amaso nanone abona wa mugabo aracyari kumureba. Nuko
nuko Amelia yikangamo, ariko nanone agatekereza ko uwo mugabo atamugirira nabi kuko yabonaga ari umugabo w'umusirimu cyane rwose, ubona ko ari umukire. Nuko Amelia ahita yihagurukira ngo yigendere, nuko uwo mugabo ahita amubwira ati ese nabavugisha, humura ni akanya gatoya, ntabwo ndi bukwicira akazi. Amelia ati nta kibazo twavugana. Uwo mugabo ahita amwibwira ati nitwa Mario. Amelia nawe aramubwira ati nitwa Amelia. Nuko uwo mugabo aramubwira ati nishimiye kukumenya, ejo nibwo naje hano nuko ndakubona, ariko mbona ufite akazi kenshi, mpitamo kugaruka hano mu masaha nk'aya ngaya kuko mba nzi ko nta bakiriya benshi muba mufite, kugira ngo tuze kuganira. Amelia ati ariko se ni amahoro? Nuko Mario ahita amubwira ati biraterwa nawe n'ibyo nshaka kugusaba, nubinyemerera biraba ari amahoro masa. Nuko Amelia ahita amubwira ati ndumva unteye amatsiko menshi. Mario aramubwira ati humura si bibi, ahubwo natunguwe no kubona utanzi, ubundi abantu bose baranzi kubera akazi nkora. Rero reka nihuse nkubwire icyo nagushakiraga. Maze amezi menshi agera kuri 2 nshaka umukobwa umeze nkawe naramubuze. Taye nk'iyo yawe, ukureshya, ukusa, mbese nyine uko umeze bigendanye n'umukobwa nifuzaga uzakina muri filime tugiye gukora. Ni filime nziza cyane, nifuzagamo umukinnyi w'imena umeze nkawe. Ubinyemereye rero wamfasha iyo filime ukazayikinamo. Amelia yarikanze. Na théâtre ari théâtre ntiyari yarigeze ayikina, none ngo filime yo ku rwego rwo hejuru nk'iyo. Yatangiye gushidikanya agira ngo uwo mugabo ni umutekamutwe, ariko yamweretse andi mafilime yose bagiye bakora, nuko abona koko ko ibyo amubwira ari byo. Bidatinze n'abantu batangiye kwinjira aho ngaho baza basuhuza Mario nk'umuntu w'umusitari cyane, ubona koko ko ari umuntu usanzwe uzwi. Nuko Amelia abitekerezaho, areba ubuzima abayemo, abona n'ukuntu akeneye ko buhinduka, nuko ahita amwemerera ko iyo filime azayikinamo. Mario yarishimye, nuko bapanga umunsi Amelia azagenda bagatangira gukorana. Amelia yaragiye baratangira, ariko biramugora cyane. Batangiye gushutinga Amelia kujya imbere ya kamera byabaga byamubereye ikibazo gikomeye cyane, ariko yari yarahuye na timu nziza bamwereka urukundo atigeze abona. Bari baramukunze, bamushyigikiye cyane, bamubwira ko ashoboye, kazavamo umukinnyi mwiza w'agatangaza, nawe bimutera imbaraga kumva ko agomba gukora uko ashoboye ntatesha agaciro icyo cyizere yari arimo kugirirwa. Amelia yitwaye neza cyane, abikora neza, nuko ubuzima bwe butangira no guhinduka. Yatangiye bimugoye, ariko ageze aho arabimenyera kuko ubuzima yakinaga muri iyo filime bwendaga gusa n'ubwo yari abayemo mu buzima busanzwe. Filime nayo yararangiye, nuko batangira kuyamamaza. Bayivugaga izina gusa ko hari filime yenda gusohoka irimo umukobwa mwiza cyane, ariko nta muntu n'umwe uramubona. Ahantu hambere bagombaga kumenyera nibura abantu bazakina muri iyo filime, hari mu kiganiro cya Showbiz Amanda yakoraga kuri televiziyo y'igihugu. Mu kiganiro giheruka yari yarararikiye abantu bose ko mu kiganiro kizakurikiraho azaba ari kumwe na Mario mu kiganiro kuri filime nshyashya yendaga gusohoka muri iyo weekend. Mario yari umusitari, abantu bose bari bamuziho gutegura amafilime meza cyane. Yari filime buri wese yari yiteguye kureba n'amatsiko menshi. Derek nawe aho yari ari gukunda Amanda byari byaranze neza, ntako atagize ngo abyishyiremo, ariko biranga biramunanira. Aho yabaga ari hose yabaga ari gutekereza Amelia. Igihe cyarageze yumva arambiwe burundu gukomeza kwihingamo urukundo rutamurimo, kandi rwose uwo yikundira n'umutima we wose ahari. Derek yaricaye abitekerezaho, atangira kubona ko igihe ari icyo kagomba kubwira Amelia ko amukunda ikiba kikaba. Ubwo Amelia arimo yandikira nawe, niko muri ako kanya arimo kwitegura kugira ngo ajyane na Mario bajye mu kiganiro Amanda yateguraga. Gusa Amelia ntago yari azi ko ari Amanda bagiye guhura. Amanda nawe niko akomeje kubwira abantu bose abararikira kuza gukurikirana ikiganiro.
kagiye kwakira abatumirwa badasanzwe barimo n'umukobwa mwiza cyane w'ikizungerezi wakinnye muri filime buri wese yari yiteguye kureba. Akimara kuvuga ibyo ngibyo nibwo Amelia na wa mugabo Mario bahise binjira. Nuko Amanda agikubita amaso Amelia akubitwa n'inkuba, bose barikanga. Bararebanye habura n'umwe uvuga, ariko Amanda nyine yibuka ubwinshi bw'abantu bamukurikirana kuko yari amaze kubaka izina rwose, yari amaze kuba umusitari. Nuko yigira nk'aho atazi Amelia nawe rwose yigira nk'aho ari ubwa mbere amubonye. Derek nawe aho yari ari yicaye niko yari afite byinshi ashaka kubwira Amelia amaze kumwandikira, nuko araza ngo arebe televiziyo. Agiye kubona abona muri screen Amelia na Amanda bombi bari mu kiganiro kimwe. Derek arikanga, nuko yicara neza ngo amenye ibyo bintu. Ikiganiro nibwo cyari kigitangira, byose yarabikurikiranye, nuko yumva biramurenze. Yaherukaga kumenya amakuru ya Amelia bamubwira ko akora nyine muri bar, ntabwo yari azi ko asigaye yarabaye umusitari. Derek w'icyo yahaga agaciro ni ukumva ko Amelia ahari ameze neza, ibindi ntabwo yabijyagamo cyane kugira ngo hatagira umenya ko akurikirana amakuru ye bikabaviramo ibibazo. Kubera ukuntu yari yarababajwe cyane n'ifungwa rye, yatinyaga ko hari ikindi kintu kibi cyamubaho. Yatangajwe rero no kumubona kuri televiziyo yarabaye umusitari, yarabaye umukobwa mwiza cyane w'akataraboneka. Derek yashatse no kurira kubera ukuntu yabonaga Amelia yarabaye ikizungerezi, yabonaga nta hantu na hamwe bagihuriye. Nuko atangira kwibuka message amaze kumwoherereza ariheba, aravuga ati Mana yanjye kuko ibinkoze ni ibiki, nanayibona nta gaciro ari bubihe. Aratekereza ko mbikoze kubera ko maze kubona ko hari urundi rwego yagezeho. Amelia nawe aho yari yicaye yumvise message nyinshi cyane zimugeraho, ariko yanga kuzireba kubera ubwinshi bwazo. Yatekerezaga ko nyine ari abantu bamuzi kera batunguwe no kumubona aho ngaho yageze ku rwego nk'urwo. Nuko nyine aravuga ati ndaza kuzireba nyuma kuko n'ubundi ntiyari kuzireba ari mu kiganiro. Ikiganiro cyageze aho kirarangira, ariko Amanda byari byamucanze. Ntabwo yumvaga ukuntu Amelia yageze ku rwego nk'urwo ngurwo. Rwose yumvaga ari ibintu bidashoboka. Byongeye kandi ntabwo yumvishaga ukuntu yabaye mwiza nk'uko yamubonaga. Mbese nyine yari yasuherewe. Nubwo yageragezaga kwerekana ko bitamuhungabanyije, ariko nka Derek wari umuzi neza anazi ibye na Amelia, yarebonaga ko byamuhungabanyije, ko yabuze amahoro, yabuze n'uko yifata. N'abantu benshi bari basanzwe bamuzi ukuntu ibiganiro bye biba bishyushye, bari barimo kwibaza icyabaye, bakabona arakonje cyane, mbese nyine bakabona ko hari ikintu cyabaye. Ikiganiro kikimara kurangira feri ya mbere, Amanda nta kindi yakoze, yahise ahamagara Derek amutonganya ati ese kuki buriya wampishe yuko Amelia asigaye akina amafilime? Ese buriya ntabwo wari uzi ko asigaye akorana na Mario kuri ruriya rwego? Buriya se ni ukuvuga yuko utari uzi ko bari buzane mu kiganiro? Derek yumvise Amanda ashobora kuba yababajwe n'intambwe Amelia yamaze kugeraho, nuko atangira kongera kugira ubwoba ati ubu wabona bagiye kongera kumugirira nabi. Nuko ariko amubwira ko nawe byamutunguye, ko atarazi ko Amelia ari urwo rwego asigaye agezeho. Amelia nawe uko yagatashye, amamesaje yari menshi cyane y'abantu benshi, nuko atangira kuzisoma. Ageze ahabona ni nyinshi, arekera ahataragera kuri message Derek yari yamwoherereje. Derek nawe aho yari ari yategereje ko Amelia asubiza message ye, nuko araheba, atangira guhangayika ati ese ubu ndakora iki? Ati ubu ndabizi neza erega, yatekereje ko nabikoze kubera urwego nabonye asigaye agezeho, kandi nyamara njyewe namwandikiye mubwira ko mukunda nk'umuseriveri wikorera muri bare. Rwose ntago nigeze mbikora kubera ko yabaye umusitari. Amelia nawe aho yari ari yicaye yatangiye gutekereza ukuntu yahuye na Amanda, yongera kwibuka amateka yabo ya kera, yongera no gutekereza kuri Derek cyane, ariko nanone ubwoba buramwica ati ubu Amanda ubwo yabonye urwego ngezeho bigiye kongera kuba ibibazo.
Amelia uko yatangiye gutekereza ibyo niko yafashe na telefone ye yongera gusoma amamesaje, nuko uko akomeza kuzizamura agiye kubona abona ageze kuri mesaje imwe nuko arikanga. Abo nayo yari yanaje mbere ho gatoya y'izindi mbere y'uko atangira ikiganiro, nuko arisoma neza yitonze yatangiraga iti: ese uraho neza Amelia? Nubwo hashize igihe kinini tutabonana cyangwa se ngo tuvugane, ariko sinigeze mpagarika kugutekereza, kandi na n'ubu ndacyicuza kuba ntarigeze nkubwira uko ngufata cyangwa se ngo nemere icyifuzo cyawe. Umwanzuro nafashe watumye mbaho mbabaye. Burya wari uri mu kuri, sinagombaga gutuma hari undi muntu nemera ko ayobora ubuzima bwanjye cyangwa se ngo amfatire imyanzuro. Guhera uyu munsi rero nta muntu n'umwe nzongera kwemerera ko amfatira umwanzuro cyangwa ngo mbeho ntinya umuntu ngo mureke nkoresha ibyo yishakiye. Kuva uyu munsi ubuzima bwanjye butangiye bundi bushya, kubera ko nshaka kumenya ko ngukunda cyane. Nubwo wagiye kure yanjye ariko wari uri hafi y'umutima wanjye. Nuramuka unyimye amahirwe ntiwakira urukundo rwanjye, uratuma umutima wanjye ushenjagurikamo uducece. Nunyakira kandi ukemera kuba uwanjye, ndaba nuzuye. Umwanzuro wawe uri bufate ni wo wonyine uri butume mba umuntu wa nyawe, ni wo wonyine uri butume nta muntu n'umwe uzongera kunkontorora uko yishakiye. Umunsi nzongera kubona ubwiza bwawe nkakubona wishimye undi iruhande useka, nibyo byonyine bizongera kungarurira ubuzima. Njyewe Derek, ubuzima bwanjye butarimo Amelia nta gisobanuro na kimwe bufite. Ndagukunda Amelia, ndagukunda cyane. Nubinyemerera umunsi umwe tuzahura twicarana amaso ku maso, nuko nkubwira urwo ngukunda. Nizeye yuko nuza kubona iyi mesaje nawe uri buze kunyandikira, ndakwinginze ubikore. Amelia yamaze gusoma iyo mesaje nuko arikanga, yibuka ukuntu ahora abona couple ya Amanda na Derek ahantu hose babanditseho ngo barakundana, nuko bimutera ubwoba. Yongera kwibuka ukuntu yafunzwe azira Derek, nuko atitira kurushaho, ati byanze bikunze ubuzima bwanjye bushobora kongera kujya mu kaga. Nuko Amelia yaricecekera, yanga no kugira ikintu na kimwe asubiza Derek, mbese nyine yigira nk'ayo mesaje nta niyo yabonye. Filime nayo yaje gusohoka. Abantu bakunda Amelia cyane. Mu kanya gato yisanze yatangiye kuba umusitari ku rwego rwo hejuru. Yatangiye kumenyekana cyane, atangira kwamamariza amakampani akomeye kubera ubwiza bwe. Mbese amafaranga yaragiye arayabona mu kanya gato rwose. Yatangiye kuba umuherwe. Yatangiye no kugenda akina mu zindi filime zitandukanye. Umukobwa aragenda arakundwa. Bose barumiwe batangazwa no kubona Derek afungishije uwari ugiye kuba sebukwe ku mugaragaro. Byari ibyishimo, ariko nanone ku muryango wa Derek, mama we yari yishimye bidasanzwe. Derek nawe yumvaga ari intsinzi ikomeye cyane agezeho, ariko nanone by'akarusho byari ibyishimo bikomeye cyane kuri Amelia. Amanda waho yari ari yumvaga yabuze nk'aho akwirwa. Ntabwo rwose yatekerezaga ko Derek yamukora ibintu nk'ibyo. Papa wa Amanda akimara gufungwa, Derek yongeye kwinginga Amelia ati: ubu se noneho wanyizera ukabona ko ngukunda bya nyabyo. Nta na rimwe nigeze ntuza ntarashaka icyatuma njyewe nawe dukundana mu mudendezo. Nari mbizi neza yuko uriya mugabo ashobora kutubangamira. Byose mbikoze kubera wowe. Igihe cyose naragutekerezaga, ariko nanone nari nzi ukuntu byatugora kubera uriya mugabo. Kandi nyine ntugire ngo umufungishije muhora ubusa. Nibura we afunzwe azira ibyaha bye, afunzwe azira amakosa yakoze. Amelia noneho nawe yarabibonye ko Derek amukunda bya nyabyo, nuko ashimishwa cyane cyane no kubona uwamushyize muri gereza nawe ayigiyemo, ariko nibura wafunzwe azira n'ibyaha yakoze. Nuko batangira gukundana bisanzuye gutyo, maze isi yose irabimenya. Iby'urukundo rwabo ntibyatinze no kugera kuri Amanda, maze agahinda karamwica. Yababazwaga cyane nuko yakunze Derek ntamubone, kandi na papa we wari inshuti ye magara akaba agiye muri gereza.
nuko Amanda agatangira kwishinja ibyaha ati byose n'ubundi ni amakosa yanjye, ni njye wabiteye kuva kera kumva ko ndi hejuru y'abantu bose, kumva ko nta kintu na kimwe nshobora gushaka ngo sinkibone, kumva ko nta muntu nshobora gukunda ngo we ntankunde, none reba bitumye papa wanjye ajya muri gereza. Iyo nza kureka Derek sinkomeze kumwiruka inyuma, ntago yari kugera aho papa amugira umwizerwa ngo amubwire amabanga ye yose none akaba amushyize hanze. Byose ni njyewe wabiteye. Amanda yarahagurutse ajya kureba se kuri gereza nuko amusaba imbabazi, ati umbabarire ko nakubereye umukobwa mubi nkizirika kuri Derek none ukaba ubona aho bitugejeje. Iyo ataba njyewe ntago Derek aba agushyize muri gereza. Byose abikoze kugira ngo atwihimureho, atwereke ko nawe twamubabaje bikomeye. Nuko papa Amanda aramubwira ati nanjye umbabarire mwana wanjye, nanjye sindi shyashya, byose ni njyewe wabiteye. Iyo ataba njyewe wakomeje guhatiriza, ibi byose ntago biba bibayeho. Twakabaye twaramenye yuko urukundo rwishakira inzira, ntidukomeze guhatiriza. Nuko ahumuriza umukobwa we ati humura ni iminsi mikeya nzamaramo nuko nkongera nkagaruka. Papa Amanda nyine yarakomeje nuko ahabwa ibihano nk'uko amategeko yabiteganyaga, nuko Amelia na Derek nabo batangira kwikundanira cyane, couple yabo iramenyekana, nuko igihe kiza no kugira barashyingiranwa. Yari couple itaravugwagaho rumwe muri rubanda, abantu benshi bari bararakariye Derek bamushinja yuko yafungishije sebukwe nuko agahita akatira n'umukobwa akajya kwikundanira na Amelia, ariko nuko batari bazi amateka ye. Uko iminsi yagendaga ishira bakamenya ibyabo, batangiye kumugarukira, nuko couple ye na Amelia itangira gukundwa cyane. Byaje kuba akarusho rero ubwo Amelia yasohoraga filime y'ubuzima bwe na Derek, nibwo buri wese noneho yatangiye kumenya ibya famille ya Amanda yamukoreye. Yari filime ibabaje ku buryo abenshi mu bayirebaga bisangaga barimo kurira, ariko nanone ikabasigira isomo rikomeye kubera ubuzima Amelia yanyuzemo, ko ntawe ugomba kwiheba igihe agihumeka umwuka w'abazima, ko nta kure hashoboka umuntu atava cyangwa se ngo agere. Amelia yaje guhabwa igihembo nk'umukinnyi mwiza wa filime w'ibihe byose, maze kuri uwo munsi amaze gushyikirizwa igihembo cye avuga ijambo ryateye benshi amarira, kuko yatangiye agira ati ndiyumva nk'igikomangoma gifite amababa muri uyu mugoroba, ndumva nshaka kuguruka bibaye binshobokeye, ndumva naguruka nkagera kure hashoboka nkazenguruka hose ngenda nyura ku bantu banzi kuva kera, ndabizi neza ko batabyizera. Wa mukobwa wahoraga yigunze, wa mukobwa wahoraga asa nk'aho atazwi, asa nk'aho ari mu isi ya wenyine, wa wundi wagiye muri gereza benshi bagakeka ko ubuzima bwe burangiye. Amelia wa mukobwa utari wemerewe gukunda cyangwa se ngo akundwe n'uwo yahisemo, wa mukobwa utarabashije gusoza amashuri ye ngo abone diplome cyangwa se ngo ajye muri kaminuza nk'abandi, wa mukobwa wari uri hariya hasi aciriritse cyane yirwa seriva muri bare. Nta na rimwe nigeze ntekereza cyangwa se ngo ndote ko nari kuzaba uwo ndi ubu ngubu. Ntewe ishema no kuba mpagaze imbere yanyu mwese, ntago navuga ngo ni njyewe, ni Imana yabikoze. Nshimiye cyane Derek wankunze bucece, akazirikana urukundo rwanjye, akemera agahaguruka agahangana kugeza urukundo rwacu rugeze ku nsinzi. Nshimiye kandi by'umwihariko Mario, we wabashije kumbonamo impano akananshyigikira kugira ngo impano yanjye ikure. Iyo ataza kuba we, ndatekereza muri aka kanya ntari kuba mpagaze imbere yanyu. Nshimiye kandi inshuti yanjye magara Jennifer, nayo sinayibagirwa, ni urugero rwiza rw'inshuti nagize. Iyo ataba we hari mba nari niyahuye. Nshimiye kandi mwebwe mwese mu nkunda mwanyishimiye mukanabinyereka, kuko urukundo rwanyu nirwo rwakomezaga kuntera imbaraga, rukanyemeza ko hari byinshi nshoboye. Mwakomeje kuntera kumva ko hari byinshi nshoboye kugeza n'ubwo nisanga kuri iyi ntera. Mwese Imana ibahe umugisha. Iki gihembo mbonye cy'umukinnyi mwiza wa filime w'ibihe byose si icyanjye gusa, ahubwo ni icyanyu mwese, mwebwe mwumva ko mutagomba gucika intege kabone naho mwaba muri mu ijoro ry'icuraburindi.
uko waba uri hasi kose ndakumenyesha ko umunsi umwe amateka yawe ashobora guhinduka, nuko ukisanga uri ahantu ku gasongero ari wowe isi yose ihanze amaso. Amelia yarangije kuvuga ibyo byose amarira yamushotse ku matama, nuko Derek ahita amwegera amuha sapoti anamufasha mikoro, nuko nawe atangira kugira icyo avuga, ariko mu by'ukuri yumvaga nta gisigaye yavuga kuko yumvaga ibyinshi Amelia yabirangije, ariko ntabwo yari bugende nawe nta jambo avuze. Nuko aravuga ati nta kintu mfite cyo kongeraho cyane kuko ibyinshi yabivuze, ariko nanone reka nkubwire aka kantu, hari igihe abantu baguhemukira bazi ngo ibyawe birarangiye, bazi ngo urapfuye ntuzongera kubura umutwe, ariko siko biri, hejuru ya byose burya haba hari Imana. Derek yabwiye byinshi abari aho, nuko abantu bumva basubijwemo imbaraga n'urukundo rwabo. Amelia na Derek bakundanye urukundo rw'amateka. Amanda nawe igihe cyaje kugira nuko ariyakira, abona ko koko mu rukundo nta mpamvu n'imwe yo guhatiriza, abona ko rujya aho rushatse, nuko igihe kigeze papa we nawe aza gufungurwa. Nuko Amanda nawe igihe kigeze aza kubona undi mukunzi, nuko barakundana, babona ko byose birirwaga birukanka inyuma y'umuyaga rwose, babona ko barwaniraga ubusa. Iteka iyo uwawe ahari, igihe kiragera ukamubona kandi ukabona nta wamusimbura. Amelia yababariye Amanda, dore ko no mu kazi kabo bagiraga aho bahurira, kuko Amanda yakoraga ibiganiro kuri showbiz, kandi Amelia nawe asa naho ari we wari uyihagarariye muri icyo gihe. Rero birumvikana ko bakundaga guhuza cyane bakanakorana. Rero nta rwango na ruke rwari rukiri hagati yabo, Amelia yumvaga yaramubabariye. Naha rero dusoreje inkuru yacu, wakoze cyane kuyikurikirana, ndizera ntashidikanya ko wayikunze kandi ko hari byinshi wayikuyemo. Reka rero